Yes, ndabasuje kandi mbahaye ikaze cyane. Nanone turagarutse mu makuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko noneho no mu Burundi. Mana nyagasani ubu tuvugana noneho i Burundi byongeye kuba bibi cyane ku isaha y'isa 7:06 z'ijoro. Neva rwose yagiye mu buribwe bukomeye cyane. Neva yahuye n'isanganya rikomeye cyane mw'abantu mwenda kubwiza ukuri. Ese ni iki cyabaye noneho mu Burundi? Uyu Neva yahuye n'ikintu gikomeye cyane baruvuga ati noneho igihugu baragitwaye kirarimbutse. Byatumye yongera izindi ngabo ku mipaka, ibintu biba bibi cyane. Niki cyabaye i Burundi? Drone yakasa mutwe yongeye kwinjira hano mu gihugu cy'u Burundi, simwe sebyiri, ahubwo izi drone byagenze bitezinjiye mu buhe buryo? Izi drone bakimara kuzibona ibintu byongeye kuba bibi cyane birahinduka. Ariko izi drone bakimara kuzibona nanone haje gukurikiraho ikindi kintu ngiye kuza mbikurambura neza cyane akantu ku kandi. Aha nanone General Sultan Makenga hano hari umuntu yababaje cyane ku rwego rukomeye. Hari umuntu yababaje arongera aramubabaza bikomeye kugeza ubwo afashe umwanzuro aravuga ati ngiye ngomba kujya kurwana ku rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mugabo akimara gufata umwanzuro agenda papasa ari ukuvuga ngo agiye kwihorera. Ubu tuvugana uyu muntu bamushyinguye. Uyu yagiye kuzihe mpamvu, ni bande bamushyinguye, byamugendekeye bite, byose ngiye kuza mbikubwira cyane. Ahangaha ni kuri La Dernière TV. Turabigusaba rwose kora kuri subscribe ndetse na like. Si ibyo gusa ndaza kukubwira yuko abarundi bandikiye Kisekedi, abarundi bahe ubwo ni FDNB by'umwihariko nabishyize hamwe barangije bandikira Kisekedi Neva atabizi, bamwandikiye iki? Ibi nibyo ngiye kuza mbikubwira neza cyane. Hano urugamba rugiye kuba rubi cyane, ndetse hano iyi mikoranire ninamuka ishobotse M23 yo iraza kubyitwaramo gute. Si ibyo gusa muri Poezero biramutse bite, urabyibaza. Reka nze nkubwire uko muri Poezero aka kanya ubu ngubu bimeze. Poezero ibintu byakomeje kuba bibi cyane, ndetse kandi nanone hari ibindi bimeze nk'ibitangaza byagiye bihabera. Cameraman twikomereze tugende gake gake n'abantu bareba buno busitani bwo mu Rwanda. Hagati aho rero mu byo kuri Poezero ndaje nyakubwire neza cyane amakuru yaho ingingo ku yindi akantu kumvikana. Nanone kandi ndaza kukubwira yuko ubu tuvugana General Sultan Makenga izi Kivu zombi ari guharanira kugira ngo zigenge bibe igihugu cya kasamutwe. Bivuze gutyo niwumva nkubwiye ngo ni igihugu cya kasamutwe, wumve neza ko ari cya gihugu nyine gikaze kandi gikomeye, wumve ngo ni cya gihugu bari guharanira uko byagenda uko ariko kose. Gute rero nanone ndaje mbikubwira neza uburyo ki General Sultan Makenga ari kubikora noneho ku rundi rwego ruri hejuru. Hagati nanone ndakubwira yuko icyo tuzi neza nuko byanga bikunda, icyo tuzi neza nuko byanga bikunda kereka Isiraheli niramuka igize gute yimanukiye ubwayo ikaza hehe, ikaza hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yarangiza ikaza kugira gute, ikaza kurwana na M23. Ibyo mbivuze kuzihe mpamvu? Nuko muri Isiraheli hariyo aba FDLR tuvugana bavuyeyo bava kwitorezayo, ndetse abandi basigarayo. Bari kwitoza kubera iki rero? Bari kwitoza kugira ngo baze kurwana na M23. Ibi byose ngiye kuza mbikubwira ibi bya FDLR. Hagati aho Mana ishobora byose, Mana nyagasani, izi FDLR ko zikomeje gukataza zigakora iyo bwabaga, ni iki kiri kujya mbere? Izi FDLR ziri gukora iki? Dore FDLR icyo bari gukora rero, ubu tuvugana hari imijyi ikomeye cyane. Iyi mijyi aba FDLR barimo barakora ibishoboka byose. Ubu ngubu bamaze kuba bayicengeramo imijyi hana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, barahegereye neza, bari ku nkombe, bamaze kwinjiramo, barahari, banameze neza cyane. Bari kujya gute? Ibi byose ngiye kuza mbikubwira. Niumva ngo bameze neza cyane ntugire ngo wenda ngo n'ubuzima bwiza n'iki, ahubwo mu myiteguro yabo ngiye kuza nkubwira uburyo ki aba FDLR bagize gutya bakaba bamaze gukora plan ya kasamutwe. Plani nkubwira ngo ni ya plani noneho bari kuvuga ngo iyi niyo ya nyuma bona Jarike Habyarimana. Izi ni incamake nakubwiraga rero. Kora kuri subscribe neza cyane nimba ukunze aya makuru, ndetse kandi nanone wongere ukore kuri like kugira ngo na mugenzi wawe aya makuru YouTube iyamuri komande iyamugezeho. Sibyo bantu banjye, nababwiye ngo hano niho niyiziye, so mumaze iminsi mumbona hari ahandi. Wakoze like subscribe ko ibintu bigomba kugenda neza cyane, ko nanjye amakuru nzajya nyakugezaho kugera nta kugutenguha neza cyane. Rero amakuru rero turayakomeje.
reka tuyarambure neza cyane incamake twari tuzirangije tugiye kuyatangira herero reka tuyahere hano mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 7:17 nibwo indege za drone zitagira abapilote zigera kuri ebyiri zinjiye mu gihugu cy'u Burundi noneho impuruza cyangwa se bino byuma bishinzwe kugenzura amadrone no kureba buri kintu cyose kinjiye mu gihugu bitemewe nibwo byatangiye kugaragaza yuko hari drone ebyiri zinjiye mu gihugu mu buryo butazwi neza. Izi drone no kuvuga ngo zikimara kuhagera bazibonye ku byuma byabo noneho abari bazohereje abari bari kuzikontorora nabo babona yuko bamaze kuba stacked cyangwa se bamaze kuba visible ku byuma byabo ngabo by'abarundi ndetse n'abandi bose. Noneho icyaje gukurikiraho rero niki icyaje gukurikiraho mw'abantu mwe bakimara nyuma y'iminota igera kuri 7 iminota 7 amakuru uko atubwira ngo iminota igera kuri 7 izi drone zahise zongera ziburirwa irengero. Izi drone ariko uburyo zinjiye mu buryo budasanzwe. Zinjiye zifite icyo bita infrared weapon. Zoherezaga laser weapon. Ni laser weapon cyangwa se infrared bya bindi n'utuntu tw'umutuku tw'urumuri rw'umutuku bagira bagatanga nyine mbega se nabakuvuga ngo iki nkuko afata itoroshi ukarimurika ruriya rumuri rwarwo noneho utundi two tuza ari dutonya cyane ariko tureture tugenda tumurika wagira ngo turi nko gushakisha ikintu ariko ari akamuri gato cyane. Nimba hari nk'abantu bakunda kujya mu maklabu mu mabuwate donwi bari ababyinira imiziki hari udutara tuba turimo dufite urumuri rurerure cyane rw'umutuku ubururu mu mabara agiye atandukanye. Nazo rero izi drone zinjiye mu gihugu cy'u Burundi zifite urwo rumuri zirazenguruka hafi n'ikigo cya Kabaze zirakomeza ziragenda zizenguruka ku kigo cya polisi zirazenguruka ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Noneho izi drone nyuma y'akanya gatoya nyuma ya minota 7 baziburira irengero amakuru atubwira neza yuko ngo abarundi babonye izi drone ziburi irengero ngo batekereza yuko abari bazohereje bazigize gute bahise bazizamura hejuru bazigeza mu ibirometero 12 byose ibirometero 12 uvuye hehe uvuye ku butaka ibirometero 12 uvuye ku butaka ujya hejuru niho abanyirazo bahise bagira gute bongera bazisubiza hejuru bongera kuziburira irengero. Ibi bivuze iki rero igihugu cy'u Burundi gifite ibyuma bishinzwe n'ubundi kugenzura ibyinjiye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi ariko aha ngaho Uburundi bwamenyekanye neza cyane ko ibyuma byabwo biciriritse biri hasi cyane bidafite ingufu zo kugira gute zo kujya hejuru. Ibi nibyo jo nahoze mbabwira ngo igihugu cy'u Burundi kirimo kiragira gute abaturage barimo baravuga yuko ngo igihugu cy'u Burundi ejo bundi babamanipiriye bakabereka intwaro zishaje cyane zidafite ingufu yego nubwo ngo zikora ariko ngo ntago zakigeza kuza abandi bari kugendana n'ikinyejana kigezweho ubu ngubu. Nukuvuga ngo rero neva bahise bamubwira ibyo makuru prime niyo ngabo noneho rero baravuga ati mugenzure mukora ibishoboka byose mupanure icyo bahise bakora ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Congo bahise bongeraho izindi ngabo. Ni mu gihe bari mu mugambi wo kuba bakongera bagasimbuza izindi ngabo ariko basabwa ati byo gusimbuza izindi ngabo tube tubyihoreye. Ibi ngibi birasa n'iki rero birasa naho muribuka ubushize ubwo mu gihugu cy'u Burundi hagegayo drone ifite impapuro ikagenda ikazinaga ikigendera. Ibi ngibi nibyo bisa naho byongeye kwisubiramo neza cyane. Ibyizi drone natwe ntago turabimenya neza cyane 5 gusa izindi update kuri aya makuru nakubwira ngo stay tuned nukuvuga ngo ugumye hano kugira ngo ukore kuri like subscribe kugira ngo ayandi makuru kuri version ya hano mu Burundi ni turamuka tuyabonye tuyasizeho urahita ubu wa mbere mu kugira gute mu kuyabona. Hagati twahise twerekeza ku yandi makuru ya kabiri. Andi makuru ya kabiri aragira gute yiyemeje kujya mu gisirikari cya Congo ajya kurwana kugira ngo ajye kwihorera. Uyu no umusirikari w'umurundi watse uburenganzira avuga ati ngiye ntago kurwanira kuguma hano mu gihugu ncunze umutekano birimo. Uyu no umusirikari bita Mbonimpa
Pierre uyu nguyu icyabimuteye ibi byose bamwiciye barumuna biwe bagiye kurwana hano mu gihugu cy'u Burundi nako mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu nguyu abasore ba Makenga abasore ba Makenga ntago bigeze bamurebera izuba habe na gatoya, baramubwatumva sha namwe turabagenza nk'uko abandi twabagenje, ntituzi nimba uri muri umuna mukuru wa Mbonimpa Pierre, ibyo ngibyo ntago bitureba. Uyu nguyu rero icyo yakoze yahise ashakisha uburyo ki ava mu gisirikare cy'u Burundi hariya i Bujumbura, ahita yoherezwa mu gisirikare kiri kurwana hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mugabo akimara kugera hano mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubu amakuru ari kutugeraho neza aratubwira yuko uyu mugabo tayari intare za Sarambwe nawe zamaze kuba zimuritura. Yari umuntu usanzwe nk'abandi, ariko kuki yamenyekanye kubwo mugambi yari afite, ndetse n'inkuru yiwe story yuko intare za Sarambwe zamurituriye bagenzi be yarangiza akajya kwihorera, none nabo zikaba zagize gute, nawe zikaba zabamukurikije. Uyu mugabo ubundi yabonaga yuko intare za Sarambwe ziri bumuhereze. Reka ntago zari kumuhereza habe na gatoya, nta n'inyinya zari kumwereka. Nuko nk'abandi bandi nabo ntago zari kumuhereza habe na gatoya. Nuko so hagati aho rero munabagenda reba no hirya no hino ko inzoka zitamurya. Hano haba harimo imyobo myinshi cyane, munagenda reba ko nta hantu yizingiye kaza kumuhekenya. Inzoka za wazarendo rwose nazo ntago zatworohera kwako natwe zidufata nk'abanzi bazo, zidufata nkaye mu 23 rozi tubonye ntago zaduhereza. So hagati aho rero twihuse cyane tujye ku yandi makuru. Ubu ndakubwiza ukuri ko muri Puezero naho ibintu bimeze nabi cyane. Ubu abenshi amakuru aratubwira yuko nimba byibura abari bari nimba Puezero hari abasirikare bagera ku wenda nko ku 4,000, ubu tuvugana hamaze gusigaramo nka 2 byonyine gusa, abandi bahunze, abandi barishwe, ariko abenshi nabari guhunga kubera umutekano mukeya, cyangwa se ubabona yuko urugamba rugiye kubabana imberenge bitewe nuko M23 n'ubundi iri gukaza ibitero bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero muri iki gitondo ni M23 yakoze ambushi mu ijoro itega umusada warugiye hano muri Puezero kujya kurwanya M23. Uyu musada waruturutse mu bice by'amashyamba kubera yuko umuhanda bamaze kuba bawukupa neza uturuka mu Minembwe za Karingi ndetse na za Bidegu ndetse na za Mikenke. Uwo muhanda wabahuzaga wose M23 irawufite. Uyu musada rero bari biyemeje yuko ngo bagiye kuwucisha mu mashyamba, mu mihanda yo mu mashyamba nk'aha ngaha. Biza kurangira M23 ivumbuye ibyayo mayere. Uyu musada nawo ntiyawurebera izuba, abari bawuherekeje bose tayari abo ngabo bishwe, abandi bakina kibuno mpamaguru, bakina igitsi bariruka baragenda. Ibikoresho bari bajyanyeho byose M23 ibikubita ibitugu, ibindi rabipakiza amamodoka tayari ihita yigendera. Nuko muri Puezero bimeze. Ubu tuvuga rero Puezero ndakubwiza ukuri uko dutegereje kumva ifirimbi ya nyuma, kuko ibimenyetso byose byerekana yuko Puezero igomba kwigarurizwa. Twamaze kuba tubibona, namwe ndetse mukurikira amakuru namwe muri kugenda mubibona neza 5/5. Twihuse cyane rero, reka twihute cyane twerekeze kuri FDR zandikiye ndetse neva zikamubwira ziti turashaka ni FRDC. Nabwo FDR zo zabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirayibunuriza. Ubundi nukuvuga ngo nta yabaye inturo igihinduka nyine pusi ya nyayo. Reka iyo yabaye inturo ihora ari inturo. Sibwo ejo bundi FDR za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri kubavuga neza, none reba FDR nizo zibunurije Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabwira nabi cyane. Ndaje mbikubwire neza. Ubu tuvugana rero ndakubwira yuko ni FDNB bandikiye Kisekedi baramubwira ngo twebwe turashaka yuko dukorana neza cyane. Imikoranire rero ni iyi, hari ibyo tugusaba twebwe ubiduhe natwe tukurwanira urugamba rukomeye cyane. Buriya Kisekedi yemera zino ngabo za neva. Azemera gute rero?
neva yemera Kisekedi yemera zirangabo za neva kwa kuzirarwana cyane kandi ziraresista bya hatari kandi zirwana nk'aba Vietnam zihora zisukiranya umusubirizo zirapfa ntizishira wagira ngo zipfa zizuka nk'ikise wagira ngo sinzi uko nabisobanura nuko rero mu byukuri bamwandikiye bamubwira ati twebwe icyo dushaka neva ntaga duhemba neza twebwe icyo dushaka turashaka yuko udushakira amafaranga ukaduhembera ku gihe deni wamara kuduhembera ku gihe tugahita tuguhereza iki ibice byose ushaka tukarwana yaba General Sultan Makenga tukamwica yaba abandi bose tukabaritura tukakwereka ibikorwa bya nyabyo neva ari kudutenguha amafaranga ari kuyarya n'umugore wiwe n'abandi bafitanye agatsiko nk'aba Prime niyo ngabo ba Reverien Ndikuriyo n'abandi bo mu gisirikari cya Congo n'abandi tutazi bose bari kugenda bayarya n'amobe y'agaciro bakaduhatira kujya gucukura bitari ngombwa iyo niba ari wabamwandikiye ati twebwe gerageza utwihere urufito nkuko ejo bundi wahembye aba FRDC noneho urebe ukuntu tugukorera akazi k'indyankurye tugushimisha tukaguha byose wifuza turategereje rero ngo tumenye ese Kisekedi arabasubiza iki arabyakira gute na icyo ngusaba komeza ugume hano izindi update turumva ko aya makuru atabarangiye neza tuba dugitegereje iyindi version ku rundi ruhande noneho rero tuze kuza kugira gute kuyakugezaho neza cyane ubwo umaze gukora subscribe amakuru yagira gute yahita kugiraho wahita ubu wa mbere neza 100%. Noneho rero nanone rero reka twihute ku yandi makuru reka twerekeze kuri za FDLR zamaze kuba zibunuriza leta zunze ubumwe za Amerika zirababwira ngo mwebwe n'indi nshuro ntimuzigere mutuvugaho mujye mutureka twikorera ibyacu dufite umugambi wo kugira gute dufite umugambi wo kubohora igihugu cyacu Perezida Kagame igihugu cyacu yakigize nabi cyane twebwe turashaka kwisubiza ubutegetsi bwacu Jarike Habyarimana akadukorera ibyo byose twifuzaga nkuko ise yabigenzaga tukongera tugasubira muri bya bihe none bivuna muheto biri muri Congo biri kuririmba ngo bya bihe byashize binyibutsa Habyarimana bivuna muheto niko biri kuririmba byigamba gutyo byamaze kuraburiza rero byamaze kuraburiza leta zunze ubumwe za Amerika zibakurizo zababwira ati mwebwe wapi kabisa hagati none rero andi makuru ngufitiye hano ngufitiye amakuru avuga yuko General Sultan Makenga ari gukora ibishoboka byose kugira ngo Kivu zombi zigire gute zisubirane ibendera rimara rizamura gake cyane ahangaha ndakubwiza ukuri ko ijambo Makenga yoherereje uwo bita Sematama uwo bita Baudouin Ngaruye uwo bita Gaceri uwo bita Imani Nzenze uwo bita Jimmy ubu no ubutumwa nimba warakurikiye amakuru narabikubwiye neza hari ibaruwa cyangwa se ubutumwa General Sultan Makenga yari yarahaye intumwa yiwe baza no kwirasira mu nzira za drone ariko birangira kubw'amahirwe idapfuye Kinshasa niyo yamurashe bamenye uko hari intumwa idasanzwe ngijyanye ubutumwa bwa kasamutwe ku basirikari ba AFCM 23 ahangaha ndakubwiza ukuri ko iri jambo urarizi iri jambo byaragiraga ngo murwane bishoboka byose kuko igihe kiri kutujyana kandi intego zacu turi hafi yo kuzisatira uko nyine gusa nk'abasirikari bagombaga kumenya icyo bababwiye ariko amakuru twaje kumenya neza ko Kivu zombi rwose zigomba kubaho ndetse kandi nta nubwo ngo bigomba kwitwa ngo Kivu ahubwo bagiye kugira gute bagiye gushakisha uburyo ki ngo bazita irindi zina iki gihugu kigiye kuzavuka kindi gishyashya nimba harimo ibintu bya federoru ibintu bya gutyo na gutyo nago ndi kubyibuka neza cyangwa ngo mbere konese neza ariko ndaza kubyibuka neza nuko gahise kazamo gutyo ariko ngo n'izina naryo ngo rigomba kuzahinduka bakabyita ikindi gihugu ngaye ngo korero agatonda kubwiza ukuri ko ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi ingabo z'u Burundi zongeye kugira gute zongeye kuhaguma mu gihe zari zifite umugambi wo kugira ngo bahinduranye abasirikari bari bahari bababwiye ngo bati mwebwe ntago mugomba guhinduka mugomba kuguma aho ngaho kuko ibintu birahindutse ibyizi drone ziri kuza gutya ntago tuzi byari byo M23 nayo irimo irakora impinduka zikakaye cyane hano kandi biragaragara yuko iri kongera gusatira Uvira rero nta mpamvu yo kugira ngo muhave bishoboke yuko igisirikari cy'u Rwanda cyongeye kuba ngo cyasubira mu mipangu yabo yo gutera u Burundi
ngayo ngukorera neva ibyiwe ni uguhora ngo baranteye, ni uguhora ngo bari kwitegura, ni uguhora ngo turakaze, ni uguhora ngo iki nangwa iki. Yakigiriye mu buhinzi ko bino bintu atabishoboye. Ubundi neva ni uri no kuturyanisha zana ibintu by'amafuti biri aho ngaho. Neva yaba hari haje undi muyobozi uyobora igihugu cy'u Burundi, ndahamya neza ko ibintu bya adaturutse ariko muri CNDD-FDD, wenda yiturukiye ahandi agaturuka nko mu rindi shyaka cyangwa se akaba ari umukandida wigenga, ndakubwiza ukuri ko ibintu byagenda neza. Y'amatiku yose neva yirirwamo y'ibintu bidafututse, abeshyera abantu, ahimba ibintu biri aho ngaho bidafatika, yashira neza cyane. So ngayo ngukorera mu by'ukuri nakubwira ngo amakuru ararangiye, subwa ararangiye, ahubwo tubaye tugarukirije ku yaka kanya. Ubwo rero kora subscribe, like, comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajye akugeraho neza cyane. Hari igihe ushobora kuba ujya ukanda kuri like ukagira ngo kiriya gitoki kimeze gutya, kiriya reka jya ukihorera, kariya kantu kareba hasi kameze gutya k'umweru, no jya ukareka, ahubwo wikorere ku kameze gutya. Then nubona na hari haba handitse subscribe bitariho hakiri mu mutuku, jya ukoraho hahinduka umweru, then ukore kuri notification kukazogera, ushyire kuri all kugira ngo amakuru yose ngushyiriyeho hano azageta kugeraho neza 5/5. Dusubire ku isaha y'isa 9:10.